Uruka kwita kumariza amashure kuronka akazi keza iherezo ryiza kugira igikundiro amafaranga menshi. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Nilale kwenye mavumbi sina cha kujivunia mie, wewe ni zote. Yesu inuka nami nishuke, nilale kwenye mavumbi sina cha kujivunia mie, wewe ni zote. Yesu inuka, Yesu inuka nami nishuke, nilale kwenye mavumbi sina cha kujivunia mie, wewe ni zote. Yesu inuka, Yesu inuka nami nishuke, nilale kwenye mavumbi sina cha kujivunia mie, wewe ni yote. Oh, Yesu 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 wewe ni zote. Yesu 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 wewe ni yote. Yesu Yesu inuka nami nishuke, nilale kwenye mavumbi sina cha kujivunia mie, wewe ni yote. Yesu inuka, Yesu inuka nami nishuke, nilale kwenye mavumbi sina cha kujivunia mie, wewe ni yote.
Sohora umuntu yabonye nanzira Imana ibizifite nyinshi kandi bikora ititaye ukudendebuka imitima yacu Imana isezeranya yarangeze igasohora aho umuntu yabonye nanzira Imana ibizifite
Unda
mu izina rya Yesu. mukomange nzakingura musabe icyo mushaka cyose ndakibaha 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 mukomange nzakingura musabe icyo mushaka cyose ndakibaha Musabe uyu mwaka 2026. Musabe icyo mushaka cyose. Musabe icyo mushaka cyose ndakibaha musabe icyo mushaka cyose ndakibaha n'amafaranga urugo rwita musabe icyo mushaka cyose ndakibaha kumariza amashuri musabe icyo mushaka cyose ndakibaha kuronka akazi keza mushaka cyose ndakibaha iherezo ryiza mushaka cyose ndakibaha kugira igikundiro mushaka cyose ndakibaha amafaranga menshi mushaka cyose ndakibaha nuko babimeze ngo dusabe icyo dushaka cyose horazogikora yarabiduhereye ubwo burenganzira bagatereka musabe muzuhabwa mutahawe mudodore mucimanza murondere muzoronka nimwarondera ntimuronke mupfume kugenda muramutse kwantuze muzoca mwugururirwa nimutogorerwa muce murumena bagufasha bazokumena umutwe nuko nino ndirimbo nziza y'ubwiza turangirijeho kino kiganiro cyacu cuno munsi ngo musabe icyo mugomba cyose nzokibaha ni Yesu yaduhaye iryo sezerano natwe tukaba tubwiye ngo dukurikiranye saba icyo ugomba cyose muri izi ntango z'umwaka icyo wifuza ko Imana izogukorera uyu mwaka wa 2026 gisabe nyene hakiri kare ko nakane ngo buza gusha aburatagata dushimiye wabanye natwe kuva mu ntango kugeza aka kanya turangirije ko twatushimiye na runo gwaruka twateramanye aho turangije bavuga ngo musabe icyo mugomba cyose uhora hazogikora niryo sezerano dusezeraniye ari prote turakingiwe kuri micro ariko kandi nyuma ya kamera twari tukiri kumwe na Emmanuel Graphic ariko kandi ku rundi ruhande twari kumwe na runo gwaruka kubona neza ko badufashije mu bijanye no guhimbaza no gutazira ntabyo gukekeranya ndatsahuriko wafashijwe eka tubike banure tuduza ibiganza tuvuga ngo bye bye bonane nziza. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.